ibibazo byinshi tugiye gusubiza abantu bari kwana natwe mu kiganiro mwe maso rwose utari bwumva igisubizo muri iki kiganiro uzagishakira handi cyangwa mu bimenyetso uzagenda ubona ariko mu by'ukuri turagerageza dusubiza ibibazo byinshi birimo kwibazwa. Njya guhaguruka Kampala nza mu Rwanda nari ndi kumwe n'abantu barambwira ati timamu urapfuye ati nta soni ufite atuza ukuntu ruriya Rwanda ari rubi wowe urabyibuka atuza abantu barenganije urabyumva hari n'amazina bambwiraga abantu ntazi ati uyu ndamuzi bamufate ku kibuga cy'indege akihagera ati ibi bintu bikuvugwaho urinjira mu Rwanda nta bwoba ufite ariko wa mubyeyi we koko warakoze kumvuga no kumvuga ibidashoboka kuko waranyamamaje kandi ndagutangariza yuko kunyamamaza kwawe nzabibyaza umusaruro nzabibyaza umusaruro ufitiye inyungu ufitiye n'inyungu igihugu cyanjye ufitiye n'inyungu abanyarwanda ntimugire ngo murabona bari kunyamamaza nabi ngo ni imfabusa igihe cyose umuntu azashaka kukwambura abantu kukwangisha abantu kuguteranya n'abantu ni nabyo abantu benshi birirwamo nibwo bugome bwa mbere bagukoreye yego kuko amafaranga arashaka akabona amafaranga uyafite akagenda ushaka kuba udafite iki uyu munsi ejo ukaba ugifite mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera ko ufite abantu yego n'intambara bari kurwana n'inkomoko y'iki kiganiro n'aya mabuye biraturuka ku kiganiro nakoze mbereka ko nkeneye umuntu ndi ngenyine iyo nza kudakora kiriya kiganiro ntago amabuye ndimo guterwa yakabaye ariho ahubwo nuko abataraguprofisemo icyo bagukeneyeho ntago wabifuza kukubona bateye imbere iyo ubanje kwikunda mbere najyaga nkora amakosa yo gukunda ariko sinikunda none iyo nza kuba ndi timamu wa kera hari n'igihe nari kuba ntiri gukunda ntitaye no kwikunda ugasanga ni no kwikorera urusyo urata urukundo upfa umutima wangiza igihe mu gihe ni wabonekera n'andi mahirwe iyo wangije igihe wangije n'andi mahirwe yawe ariko ubu ngiye mfite amahirwe kuko sinigeze mfata umwanya wo kwangiza igihe cyane. Yes, ni mutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereza ikaze kwiyobokamana TV ndetse no kuri Igihozo TV ni za shene zibagezaho ibiganiro bitandukanye mu ntego zitandukanye zo kugira ngo tuvuge ukuri kuba biri gutrendinga tuzana abantu muba mukeneye. Ndabizi neza ko umuntu uri bareba umutumirwa turi kumwe arahita avuga ati Jo utuzaniye umuntu wari ukenewe twashakaga kumva imbamutima ze twashakaga kureba niba hariho atarahungabanye twashaka kumenya niba atariyahuye twashaka kumenya niba adari muri mu gihome twashakaga kumenya niba amakuru yavuzwe yuko Interpol yamutaye muri yomba ikamuzana amaguru adakora hasi koko atari byo amakuru yavuzwe ko ari impunzi yahunze ubutabera bw'u Rwanda nyuma y'ibyaha ashinjwa ngo yakoze ibyo bintu byose umuntu uri kure kino kiganiro araza kumva ukuri cyangwa ari buze kugenda asobanukirwa ibyo ari byo. Timu tuguhaye ikaze rero kwiyobokamana TV no ku Gihozo TV. Okay, nanjye reka mbasuhuze abakurikiye iyobokamana TV ndetse n'Igihozo TV kandi none duhe n'ikaze Joel ku Gihozo TV kuri umushyitsi nanjye nka umushyitsi kuyobokamana. Ku Gihozo se abantu bari kugenda bahumurizwa bahora nyine. Ubu nibwo tugiye kubahoza kuko arashize iminsi tutarimo gukora ariko n'ubundi ibyo twakoze mu minsi mike ishize batari kutubona ntekereza ko biri gukora akazi. Iryo zina rihuriye hehe n'ibyo ukora na content content twibandaho ni content igendanye n'ibiganiro by'isanamitima cyane cyane mu gisate cy'urukundo kuko abantu benshi babana n'ihungabana n'ibikomere by'urukundo bitandukanye kandi nibyo byaturanze tukibanda kandi nanone ku isanamitima ku bantu babaho ubuzima bwa bonyine bitewe n'impamvu z'ubupfubyi n'impamvu zo kwangwa nk'ibi ngibi biri kuba impamvu zo kuvugwa mbega abantu bahuye n'ibikomere bituma bigunga rero nararebye mbona ni byiza yuko bagira ahantu bajya bahorezwa hakabagarurira ibyiringiro yuko ubuzima bukomeje yego ni nayo mpamvu biri kumbaho rero
mbega ubu ni sawa cyane nawe urahoze kuko nzajya mbabwira babyumve neza njyewe narahojejwe ntago wajya guhoza utarahojejwe basi ni nako nkunda kubwira abantu ngo iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye ibanza kumunyuza mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone uko nawe aba ukomeza abandi kuko ntuze waza gukomeza abantu wowe utarakomeye ntacyo waba ufite cyo kuvuga cyane waza guhoza abantu wowe utarabashije gukomera mu byunyuramo cyangwa utarabinyuzemo nta nubwo utarabinyuzemo wabivuga neza ngo abantu burya babyumve ni nayo mpamvu nkeka ko Imana ishobora kwemera ko hari ibyo ucamo bikomeye kugira ngo uzafashe abandi niko bimeze yego mwabyumvishe rero ni Timamu Jean Baptiste niwe tugiye kuganira muramuzi umuntu wese uri kumureba arimo yibaza mu byukuri nanjye umpamagara umbwira ati urihe nkabona nimero ukore umpamagaye bisanzwe nahise mvuga ati se aturihe se ufungiye ufungiye ngemure bimeze bite polisi interipolo yaguhitishirije kuri sitasiyo nturebye mbona uriberege ndavuga ni okay ati ndaprofise ntabwo ari ikintu cyanyoroheye kugira yemere kumpa iki kiganiro nanjye ntabwo ariko byanyoroheye kuba ndi kugikorera mu Rwanda rwa Gasabo ntabwo ari nimujye ngo ni bukomeye nimujye ngo ni ibintu byoroshye kuba mubazaniye byansabye kubanza ku bundi yumvaga nyine ibyavuzwe abantu bazagenda bimenyera ukuri bisobanurirwa ndashaka kubivugaho ibintu byinshi ariko hamwe na analize no kwiga neza no kugisha inama abona yuko ari ngombwa yuko hari ibyo yaza gushyiraho umucyo kandi ni ibisanzwe nyine ubwo rero niko tumuzaniye kugira ngo tubashe kuza kuganira mu buryo bugiye butandukanye kandi nawe ngushima yuko wemeye kumpa ikiganiro ukambwira yuko impamvu yatumye ufata umwanzuro wo kukima abantu ntibabibone nk'ubushuti gusa oya abantu ntibaze kwibona nk'ubushuti nta nubwo nshaka Joel uyu mwanya ko tuganira nk'inshuti nkeneye ko tuganira nk'umunyamwuga nk'umunyamakuru kugira ngo umuntu wese ufite ikibazo yibaza aze gusobanukirwa nubwo nkunda indirimbo yawe yitwa humura mwana wanjye ubwo ndi umufana wawe ariko uyu mwanya ntabwo ndi umufana ntabwo nshaka kuba umufana wanjye reka nta nubwo ngukunda nta kibazo rero tubahaye ikaze mu kiganiro muri makeya by'umwihariko tutaranavuga umuntu ukurikiza ibyo asoma ku masosho media yamaze kubona igisobanuro yego nibyo yego arakibona neza nakurikirana iki kiganiro icyo ni nacyo kibazo cya mbere turi buze kuganiraho nibaza ngo uwiswe impunzi uwo byavuze yuko yahunze ubutabera bw'u Rwanda yahunze u Rwanda nyuma y'ibyaha yakoze agahitamo kwigendera akaba ashakishwa akaba ari umuntu utatinyuka kongera kugaruka mu Rwanda ubu none uri mu Rwanda gute waje ute wanyuze hehe kuwe mupaka warateje nyine neza byemewe cyangwa waje shisha itabona ariko baravuga ati reka tuguhe umwanya uba uri hanze iminsi ngahe tujye twagufunga cyangwa twaguhana ubwo nicyo kibazo cya mbere ntangira mbariza abantu kimwe mu kintu gikomeye abantu baragoye cyane hari n'umuntu ushaka kubona dukora kino kiganiro agatangira ngo yinga akorera system uriya ngo muramuzi rero ndi mu Rwanda rw'abanyarwanda kuko ntago ndi impunzi bivugwa ejo navuganye n'umuntu arambwira ngampamagara afite ubwoba atazi ko telefone yanjye iri ngo yari yabonye titire ivuga ngo bamufatiye Kampala nanjye narayibonye pe ngo none Timamu Jean Baptiste atawe muri yombi azanywe mu Rwanda amaguru adakora hasi amaye rero naje nizanye kuko nta kintu ntinya kandi naje nyuze mu nzira zemewe n'amategeko yego ibyo biravuga ngo naciye ku mupaka uwo ari wo wose kuko nemereye kwinjira no gusohoka mu gihugu kuko ntabyo nshinjwa bituma naba impunzi kandi nanone twibukiranye ntago kuba impunzi ari icyaha ahubwo icyaha ni icyatumye uhunga yego rero kuko ntacyo mfite gituma mpunga niyo mpamvu ni mu Rwanda icya kabiri ndi mu Rwanda kubera ko nkunda u Rwanda nta mpamvu n'imwe kwiriye kubaho ituma mba hakurya y'u Rwanda ntaruzamo mu gihe mbishaka niyo yaba ihari nakwitaba bakantera ipingu nkisobanura kubera yuko iyo umuntu avuga ibye ku ruhande rwe ubugenzacyaha ariho duhera
aribwo bwiswe RIB sibyo Rwanda Investigation Bureau. Yes. RIB ntago ari igikoresho cy'umuntu, ni igikoresho cy'abanyarwanda, ikorera abaturage. Rero iyo umuntu agukangishije RIB kandi ntacyo wishinja, ntago ukwiye kwirukanka. Erega niyo waba ukishinja burya rega. Niyo waba ukishinja naho ndahagera. Mpereye kutakishinja kuko barahari. Hari abantu benshi batakiba mu Rwanda batinya no kuza mu Rwanda bitewe no gutinya RIB. Nta n'amakosa bakoze. Abo nibo ndibuze kuguha kubera urugero rwiza. Njya guhaguruka Kampala nza mu Rwanda nari ndi kumwe n'abantu barambwira ati timamu urapfuye, ati nta soni ufite, atuza ukuntu ruriya Rwanda ari rubi wowe urabyibuka, atuza abantu barenganije urabyumva. Hari n'amazina bambwiraga abantu ntazi, ati uyu ndamuzi bamufate ku kibuga cy'indege akihagera, ati ibi bintu bikuvugwaho urinjira mu Rwanda nta bwoba ufite. Ariko nagize ibicane barenganya ariko reka nyine ibyo bambwiraga byari ukuri. Baturiyahuye urapfuye nturaye urabyumva, bati cyo koza nugereye amahoro basi utubwire. None wenda umuntu kiri ashobora kwibaza ese ibyo bintu nta koba na gake ndabivuga. Hanyuma rero ndaza no kwisosengura muri kino kiganiro turabisobanura ingingo ku yindi. Yego. Ariko nindi gusubiza impamvu ndi mu Rwanda. Iyindi mpamvu ndi mu Rwanda rero nuko ngira ngo mwirebere ukuri. Kubera yuko ukuri si amagambo, ukuri ni ibikorwa. Ikiganiro icyo ari cyo cyose nakora ariko ndi hakurya y'u Rwanda ntago cyagira agaciro nk'icyo nari gukorera mu Rwanda. Birumvikana. Kuko uyu munsi ni umuntu yavugaga ngo ni nayo mpamvu yahunze. Bitsindagiye ikinyoma. Kandi koko ukaba udahari. Nkaba ntahari. Ni ikinyoma gifite ibimenyetso. Ni nayo mpamvu ntashobora kugira umuntu n'umwe mbreminga. Ndavuga mu bakora comment zirenga ibihumbi, muntu mwangiza umurozi, mwampinduye igisambo, inzererezi, ariko noneho kuba umurozi. Amaraso, impuzi nkende. Ibyo byose turaza kugenda tubisobanura. Rero mu magambo makeya mpari kugira ngo niyemeje birangora biramvuna. Ariko ndavuga ngo ninza gukora ikiganiro ndi mu Rwanda, umuntu usanzwe nkunda na ba bantu bandi bose nkorera isana mutima mu bibazo banyuramo, hari isomo biribuze kubaha. Niko bimeze. Gatatu, abantu benshi bagizwe imbata n'amatitire y'ibiganiro ndetse n'ibivugwa n'abatavuga ukuri. Muraza kwibonera ukuri. Yego. Nawe muntu wahunze, abantu bafashe RIB bahindura nk'inyundo. Ndetse bamwe bakayifashisha no mu nyungu zabo bwite. Gute? Ujye muri comment z'ibivugwa. Bamwe bati Dr. Murangira ubonye akazi, mutwerekera icyo gukora. Urumva? Ariko mu by'ukuri murimo muranamurenganya. Sibyo? Kuko najya kureba nta gashingira kuri comment. Oya. Araza gushingira ku byo turi buganire muri kino kiganiro, arebe n'ibyuriye kuko buri wese yerekanye amaranga mutima we. Narangira akora ikinyamwuga. Avuga ati uyu muntu akwiriye iki? Ngewe rero kuko nzi icyo nkwiriye nshingiye ku kuri kwanjye, niyo mpamvu ntafite ubwoba bwo kwinjira mu Rwanda no kuba ndwicayemo no kurutemberamo. Hano harimo isomo rikomeye, abantu bakwiye kudatinya ubugenzacyaha, kuko niyo waba ufite icyaha ntabwo bivuze ko guhamagarwa n'ubugenzacyaha ukitaba. Hari igihe birangira utanahanwe bakakugira inama cyane. Hanga niba ufite rero mu magambo makeya, RIB ni urwego rw'igihugu kandi rushinzwe gufasha abaturage. Mu mpande zombi nta muntu n'umwe ukwiye kwihandagaza ngo yumve ko akwiye gukangisha undi RIB. Ariko ziko ibyaha byinshi bigera muri RIB, ibyinshi ni bidahabwa ubushinjacyaha. Ndabyemera. RIB ikabikemura uyu bwayo kunga abantu mu kubagira inama. Yego. Ntabwo RIB ari urwego rukwiye gutinywa rwose. Yego. Niyo mpamvu rero kumbaza cyangwa kuntinyisha cyangwa nabandika muri comment ngo RIB nimufate, ntago RIB iri bumfate kuko bivuze. Iramfata se nakosheje iki? Nabwo nose yanagufata itagutumiye.
ngewe aho bampamagara ndi hose itabanje kukutumira wenda kugira ngo dushyireho umukono kuri bano bantu batanga zino comment zitari na nkeya n'abakora amatitira akomeye ku biganiro kugira ngo tubishyireho umucyo neza. Ngewe Timamu Riba aho yampamagara ndi hose, niyo naba ndi muri Amerika kereka ntabonye itike, navuyo nkaza nkitaba kandi nkisobanura, pfa kuba ntacyo umutima wanjye ucinje. Niko bimeze. Yego. Okay. Ngira ngo murabyumva rero igisobanuro cy'uburyo uwitwa cyangwa wavuzwe ko ari impunzi ari mu Rwanda. Icyagikuyeho ntabwo yahunze, ntacyo ahunga, nta nicyo. Erega tunabunganiye kugira ngo tugisesengure neza. Iyo umuntu yiswe impunzi ahabwa n'ibyangombwa by'impunzi. Sinzi niba iki kintu abantu bakizi. Kandi abahabwa ibyangombwa by'impunzi bose ntago ari uko bahunze igihugu. Hari n'abagenda ku mpamvu z'ubuzima bwabo, akavuga ati hano nahahahira niho mbona nagirira umugisha, bikaba ngombwa yuko agenda akidekarara nk'impunzi, atari uko yiyanze cyangwa yanze igihugu. Ndetse akenshi iyo bamaze kwitunganya babonye ibyo bashaka barongera bakagaruka mu Rwanda, kandi bakaba n'igisubizo ku Rwanda. Yego, ariko n'ababaye impunzi burundu kubw'impamvu runaka ntago turi mu mwanya wo kubatera amabuye, ntago aricyo cyatuzanye hano. Nicaye mu Rwanda kugira ngo musobanukirwe ngo umuntu wese witwaje cyangwa kanshinja avuga ngo naranahunze ndi impunzi, uwo muntu bwawe undebe ubone igisubizo cy'ukuri. Ngira ngo ni ibintu rero byumvikana. Rero ndashaka rero ko tujya ku busobanuro nk'uko twagiye tubivuga ati tugiye kugira bimwe mu bintu tugenda dusobanura. Ndashaka ubusobanuro nyakuri, uduha ubusobanuro nyakuri ku burozi wavuzweho, uri kuvugwaho, wavuzweho uburozi, hazamo ngo niba ari uduhu tw'inkende, amaraso n'amasaro mu buryo butandukanye ukoresha kugira wigarurire abagore n'abakobwa, havuzwe ibintu byinshi bitandukanye. Ubu burozi urabidusobanurire bimeze gute? Wabaye umurozi ryari? Ku muntu uri kureba ikiganiro akabanzi, ntekereza ko hari abantu bavuga barangiza bakanatwika bagashwanyaguza koko. Uyu muntu wanyise uwo umurozi nuko atanzi. Iyo baramutse anzi neza ntabwo yagatinyutse no kuvuga iryo jambo, kuko ubwabyo ubwe rimutesha agaciro. We ubwe apana ngewe ndabishimira Imana. Yarabivuze ari byose yabataha agaciro gute? Reka mbanze nsubize kuko ndimo ndasubiza. Yego. Ndashimira Imana ko ndimo kuvugwa, kandi ndaryohewe kuko murimo kumvuga nabi. Yego. Uryohewe n'iki? Abantu benshi bavuzwe nabi barakomeye. Mwitegure gukomera kwanyu. Ikindi cya kabiri, mu mateka yanjye azwi atari yino myaka mikeya cyangwa y'uyu munsi y'iki cyumweru kimwe murimo kuvuga, ndamutse ngiye gukora ibicumuro, igicumuro cya mbere nakora no kwihakana Kristo, kuko byarampombeje mu ruhande rumwe kumukurikira. Niba nariyemeje ndi umwana nkahitamo kubaho ubuzima ntagira umuryango, uri kunyumva Jo? Kwijana kwijana. Nkaba ndiho ntagira umuryango kandi ngufite dupfa imyizerere. Ni urugero rutoya ntanzi ruzwi na bose, umuntu wese unza ibyo arabizi. N'ubu Kampala uvuga ndimo, uretse bofure twabonanye akaza kundeba ahantu ndi nka rimwe kabiri, sister wanjye nawe namusanze ku kazi rimwe, ariko ntawuza homba. Kandi mafite umuryango munini urimo abana mbere se wabo, bivuze ngo ni igihugu cyanjye nakagombye kwa nishimiramo, ariko kubera gukurikira Kristo nkibamo ubuzima bwanjye nyine, ngirungura inyiciramo n'ibindi bibazo kubera gukunda Kristo. Ariko nanone Kristo ntago yatuma mpomba. Mbona abasilamu? Yego. Yego. Impamvu ntari nshatse kuvuga imyizerere nubwo bibaye ngombwa we kuyivuga, ntago ari bo bonyine bapfa n'abandi imyizerere.
hari amadini menshi apfa n'abandi imyizerere abantu ugasanga bavindimwe ariko byateshejwe agaciro kubera imyumvire y'imyizerere ariko ntago bikwiriye. Yego rero turi kuri icyo ngicyo, iyaba koko habaho uburozi butuma abantu babona amafaranga, shaje we nawe wabufata. Uyu munsi bakubwiye ngo hari uburozi uri bubone bukuzanira abagore, bukuzanira amafaranga, uri umugabo ntiwabwanga. Ubwo burozi se ahubwo bubaheye n'uruhu rw'inkende. Ahubwo uyu muntu wabivuze ashobora kuba ari we murozi kuko azi n'ibikoreshwa naduheho. Agahu k'inkende ngo hariya ngo nibikira ngo amasaro n'amasaro n'amaraso y'iki, amasaro y'iki n'amaraso by'iki, ubwo n'iby'inkende wenda n'amaraso y'urushishi. Erega n'igikundiro Imana yaduhaye ubwabyo nacyo wakiza n'amaraso y'urushishi. Ese Jowe ndabizi ko ibyo turi kuganira ntabwo ari nge bibayeho ngenyine, sinange wa nyuma. Ariko niba hari ikintu abantu ba mbere barwanya, abantu barwanya igikundiro cy'umuntu. Naho umuntu yaba kuruga bibaho nkaba mbasha kuba mufite nakabe naraguhayeho, kuko ibyo bintu byombi ni ibintu umugabo wese akenera, amafaranga n'umugore mwiza. Abagore bose, abagabo bose, nta mugabo udakeneye amafaranga usibye n'abagabo, n'abagore bakeneye amafaranga kandi menshi. Ubu naba noneho mfite ibyo bintu bimpa amafaranga nkirirwa nza kusakuza kuri social media ntashaka ikize kandi narayabonye. Hari akandi kazi subwo nakwirwa nkora. None se Jowe umuntu ufite izo mbaraga ubwo wajya wirirwa gukora akazi ko kuroga gusa ngo ubone amafaranga, kuko nabanyabona nyine. Mwese navunwa n'iki kindi gituma nambuka n'imipaka tukarara amajoro tutaryama kugira ngo tubeho. Rero umuntu wavuze gutyo ahubwo niwe metre wo wabo. Ariko ngiye rwose ibyo bintu bakoresha baroga ntabyo nzi. Navuze ngo mbaye ndi umuntu bishoboye gukora ibingirira inyungu za mbere, ntitaye ku gukurikira Kristo, nabanza nkikundira umuryango nkajya kusari. Timamu no ntakaba Timamu ukundwa n'umuryango we, kuko uyu mwansi nitwa Timamu wokesha data, kuko ndi umurokore. Timamu wokesha data, wokesha so niko mu myizere yabo bavuga ko mwokesha. Nyine bizera ko mu gihe wabyaye umwana ntakurikira inzira yawe ubihanirwa. Ajya mu muriro nyine utazima kubera wowe. Niyo mpamvu babishyiramo bakabitsindagira bakakwanga cyane. Ubwo papa wabo arakuzira niko babyemera. Chapai kandi bashaka kuba babyemera ariko biri ntabyo nzi. Ariko nge nahisemo Kristo kandi nzamugwa inyuma. Ni nayo mpamvu ubona nkomeye nsa neza nuko ndi kumwe na Kristo. Yego ngira ngo birumvikana. Timama tuwanyisha umurozi mu mucungi ashobora kuba ari we murozi. Hoya ahubwo ni wewe. Bivuga ngo ntagashobora. Erega reka nkubwire tumusobanureho. Uyu muntu kuba wakunze umuntu ntagukunde, ku muntu ufite ubumuntu ntagakwiye kukwitura gushaka kukugirira nabi. Sinzi niba unyumva. Hari murumuna wa mama kera nari umwana, yatereswe n'umugabo umwe n'umusore umwe, nari umwana narabyumvishe byanankuriye mu matwi. Aramwanga, arangije baza kumutega ari nimugoroba, baramukubisa atahari ibikomere. Ariko se ko ku rukundo nyakuri nkwiye gukunda Jo cyangwa Timamu cyangwa Kayitesi cyangwa kanaka, yanyanga nkamwitura kumuhemukira no kumugirira nabi? Ntabwo mbizi, ariko ntabwo ari byo bikwiriye Joel. Tujya mu kuri k'urukundo nyako. Urumva twavuze ko iki kiganiro ari cyo gushyiraho kuri, kandi ngenda hagararira abantu nta kibazo nyine. Ariko nanone ibyo wumva ari byo tujye tugendana kugira ngo dutange n'isomo. Nibyo ndi kuvuga. Yego icyo ndi kuvuga rero ni iki? Yego ibi byo kwitwa umurozi bikomoka kudakunda uwankunze. Nyine urumva ubyumve neza. nawe uri umuntu, nawe uri umuntu. Kuko ibyo turi wabikora buretse gato ibyo turi kuvuga
byavuzwe n'abantu nubwo tutari buze kuba mensiona cyane. Nta muntu numwe nta cyane ntawe mentioninga mu izina rye. Yego ariko nje nshobora ntabwo uramumenya n'undi baramumenya. Numva umuntu avuye ahantu kure atanze amatike ye araje mwapanze business mugiye gukorana. Twayipangiye hese utangiye kuvanga ibitari ukuri. Oya nyine ndi kuvuga reka manze nsobanura ukuri uze kuzana ibyawe nyuma cyangwa ibye. Okay. Niho narindi. Yego. Uyu muntu yarandeze muri RIB baramfata baramfunga. RIB insikiriza ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bubona nta gaciro bungira umwere. Andega mu rukiko atisunze ubushinjacyaha. Urukiko rwisumbuye ndamutsinda mu mwere. Ajuririra mu rukurikira rushobora kuba ari rwo rwa nyuma rwashobokaga. Ndamutsinda mu mwere. Uyu munsi aze kuri social media kuko social media nta mucamanza igira. Anyisa umurozi. Nige n'umujuru nabyo birimo nta kibazo nyine oya nashaka nyita inzererezi nashaka nyita imbobo warakoze kumvuga mama n'umugome buretse gato manze ako sereka wamba bariye wambare nkabanza ukunda umwana we utujuje n'imyaka banza unyumva ibyo ntago mbijyamo ntago ari byo byatuzanye cyo sawa dufite ibintu topic turiho yego yo gusobanura nyamukuri bivuga twijya kuvanga ikiganiro n'ikindi yego sibyo sawa nge ndi gusubiza uwanyisa umurozi yego nkasobanura ko nta gaciro uburozi mbubonamo kuko nta nubwo nzi ariko ntabwo bisobanuye ko abarozi badahari bariho yego ariko wa mubyeyi we koko warakoze kumvuga no kumvuga ibidashoboka kuko waranyamamaje kandi ndagutangariza yuko kunyamamaza kwawe nzabibyaza umusaruro nzabibyaza umusaruro umfitiye inyungu ufitiye n'inyungu igihugu cyanjye ufitiye n'inyungu abanyarwanda ntimugire ngo murabona bari kunyamamaza nabi ngo ni imfabusa Joseph yatanyura mu nzira anyuzemo ntiyari kugera ibwami yari kuba umutware ntabwo ari kumutwara ibwami wari kumubona bamutaye mu rwobo yari kuvuga ati yaza kuba ari abanyarwanda bacu wanza bari gutabasaba none dufatiye urugero kuri Joseph inkuru ye ndayikunda wari kubona bene se bavuka bamwitereyemo bavuka n'abakoze inama bakaba bati uyu musenzi arote ngo imiba yacu yunamira umuba we urumva basobanura inzozi yiroteye bati ntago bishoboka ati mureke tumute mu rwobo kubera ishyari umuntu uri kubirebera ku ruhande akabona iyo nama akabona baranamufasha baramujyanye koko bamutaye babona ko ari mubi mu rwobo akongera akabireba ku ruhande aho ahagaze kwata ariko si umusenzi dutaye mu rwobo ubundi butumwungutse mwiki tumukuremo tumugurisha yegura akabona iyo nawe ari kubireba uwo muntu ku ruhande yego baramugurisha abona abakiriya baraje b'abanyegiputa nangahe imari ati nayi barabaha bona baramujyanye bajyanye ishyano bari bamujyanye ubwo ari kubireba nubwo ndavuga ni umuntu uhagaze ku ruhande uri kureba sene ya Joseph n'uri kureba iyanjye nibyo ariko kandi ndabihuza ntugire ngo ndi kubivuga for nothing yego Joseph ngo baramujyanye Joseph reka bamugeze mu mujyi umwami avuga ati uyu mutipe ko mbona ari umwana mwiza ati naje ibwami Joseph ari kureba ukuntu umwami kaza mukunze ari kureba ukuntu ashatse ko baryamana ari kureba uburyo amusigiye umwitera ariko yari na mwiza wanza nawe yari afite uburozi bw'intuza yari afite bw'inkende n'amaraso rushishe urumva noneho umwami kazi sha Joseph ngo ari kureba ukuntu bamujyanye muri gereza Joseph ngo ari kureba ukuntu arotoye inzozi Joseph ngo arebye ukuntu Farawo avuze ati uretse ngewe kusumba ku ntebe yanjye gusa mw'iki gihugu ntawe ni umuntu gusumba uzinjiza ushaka usohora ushaka mbese yamugize premier mu ministry w'intebe yamugize ibyo barabimenyereye katubivemo kwe gutindayo urumva Joe abantu bose bakomeye na Yesu Kristo twizeye yahindutse ikivume arabambwa nge ntago ndagerwaho kubambwa ngo nterwe imisumari ariko niyi nicyo ariko yoroheje pari raporo y'ibyamubaye no dusene dututu dusa nabyo ariko kubera ko yari afite mission niwe ibye byoroshye kurusha ibyanjye ariko ntago wamenye iki kuko we byamubaye habizi byarategujwe byari mu gitabo yaranateguwe kaye hanyuma rero mu magambo makeya
Imana ishimwe ko mwamvuze. Ubu noneho ku Gihozo TV rero nibwo ngiye kujya navuga. Kuko guhumuriza umuntu wavuzwe biranyoroheye. Yego. Watewe amabuye. Kanamubwira igenda ukandeho hose urebe. Ikosa rikomeye ni ukudakomera nguce mu bihe nk'ibi. Ariko iyo ushoboye kwihangana ukabicamo kandi ugakomeza ufokasinga ko uriwe naho ugana, nta cyakubuza ko Imana igusapotinga ngo ugere aho ugomba kugera. Hanyuma kandi mbonereho gushimira nubwo yaba ari umuntu umwe wambereye nka Mariya cyangwa Mariya Magadalena. Barahari bahagararanye nawe ku musaraba. Ni bakeya baba bafite isoni. Nusanzwe ari inshuti yawe avango nibambonana nawe biragenda gute. Hariho nabwiye ngo tubona narambwira ngo ngubwo wambonana nawe ngo yamfata ate. Abo barahari bameze nka za ntumwa zibabonye bagiye kubamba Yesu zirakweba, ziranamwihakana. Ni ibisanzwe ntihakagira ubarenganya. Ariko ikintu gikomeye kiriho, uri kumbyumva Jo, nuko kugira ngo inkubiri nk'iyi ngiyi ibeho nta witegura. Yego. Nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwategura ikintu kimeze gutyo. Biri mu mugambi w'Imana. Yego. Yego. Ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Twari tugiye ku kibazo cya kabiri. Ni cya kabiri. Ibibazo byinshi tugiye gusubiza abantu bari kwana natwe mu kiganiro mwe maso rwose. Utari bwumva igisubizo muri iki kiganiro uzagishakira handi cyangwa mu bimenyetso uzagenda ubona, ariko mu by'ukuri turagerageza dusubiza ibibazo byinshi birimo kwibazwa. Tuvuye ku gisobanuro cy'uburozi, aricyo cyari cya kabiri. Yego, tugiye ku gisobanuro cy'ibyiswe ubujura cyangwa ubweskoro abagore bagushinja. Ubwo abagore yo mvuga hari umwe wo hanze, hari n'uwa hano, hari uyu wanyise umurozi. Yego. Hakaba n'uyu nguyu wundi. Yego. Rero uratanga dusobanurire icyiswe ubujura n'ubweskoro bano bagore bagushinja. Ibi bintu byitwa ubujura cyangwa ubweskoro tutagendeye no kuri bano bagore bigira uburyo bikorwamo. Mbaye ndi umweskoro utinyuka nkinjirira mu rukundo, nkajya imbere y'idarapo ry'u Rwanda nkarahira nkemera kuba umugabo, naba mbaye umweskoro wa mbere. Utinyuka gufata platform yanjye nkayanduza. Ariko Joel, kugira ngo tubishyireho umucyo neza, kubera ko tugeze kuri uno muntu wacu, ndashaka kubanza gusaba abantu ikintu kimwe. Uyu muntu uri kuvuga bino bintu yemerewe kubivuga, ariko nyamara wowe urimo kubivuga utazi impamvu biri kuba, bishobora kuzakugiraho ingaruka. Ntawe nteye ubwoba, navuga ngo nazanye iterabwoba. Ni ukuri kw'Imana. Hari itegeko bigeze gusoma, higeze kwaho igihe hagerwaho, harya ni busikete ninde? Busikete. Yego. Urabona busikete? Kugira ngo ntuzi ko abantu bamukundaga se? Yego. Kubera ukuntu avuga ibintu bidahura, asetsa abantu. Uribuka impamvu yatumye barekera kumukoresha ibiganiro? Ribu yabigizemo uruhare. Ni Ribu yabigizemo uruhare. Hari n'amatangazo batanze avanga abantu bameze nk'abo ntago mwemere kugira gute kubakoresha ibiganiro. Hari ibyo rero ntari buze gusubiza bihwanye nuko byavuzwe bitewe n'uwabivuze. Nanagira inama abantu cyangwa nanabasaba kwirinda kumukoreshaho amafoto y'ukoza soni, muyanshyireho ngewe nta kibazo. Ariko uzi umuntu utegura ifoto akayasamisha, ubwo ari gukoresha tekinoloji, akagushushanya uri kurya amabyi. Ikibazo nta kibazo, basi mwasamishe nge muyantamike, ariko mbagira inama yo kutayatamika uyu muntu kuko afite ingingo zimurengera. Rero ku kijyanye n'icyo ngicyo cyavuzwe cyo kwiba no kwesikoroka, amafaranga nakiriye ye yabanje kuntuma kujya kumugurira imodoka. Ndagenda mugurira imodoka, ndayizana,
iyi modoka yavuzwe muri ibi bintu bifashisha nk'ubwesikoro cyangwa nk'ikimenyetso yabanjwe kwitwa mu buryo bumwe, bayimwatse ku ngufu, yarayambukanye, yarayibye, byose bakabishingira babigira ubujura n'ubwesikoro. Nagira ngo mbatangarize ko yaguzwe mu mazina yanjye, kandi ubu bwumvikane tubugirana nta n'umwe muri mwe wari uhari. Wenda Imana ibabarira umuntu wanyise gutyo atarumva kino kiganiro, kuko iyo nza kuba umwesikoro n'umujura nari kubanza nkiba yo ngayo ya mbere, ntarajya no kwanduza platform yanjye. Ariko niba umuntu yarantumye nkagenda nkagura imodoka nkayizana, nayiguze bwije, yandikwa amasezerano ya mbere agura iriya modoka ari mu mazina yanjye. Yego. Ariko ko twari twabuze noteri, tugiye kujya kwa noteri njyanayo uwantumye, no kumujyanayo si uko bwari ubushake bwe, iyo mbishaka yari kwandikwa kuri njyewe. Uyu muntu araza kwitwa umujura gute kandi atumwa agatumika? Icyo ni ikibazo kimwe ugomba kuza kwibaza. Kuki yariye imwanditseho, kuki washatse kuyijyana? Nashatse ni ibivugwa kuki byasabye ko bayikwaka ku ngufu? wiza mu oya ndi kubariza abantereka nyine, ahubwo mbaza, ariko uri kuza usa nk'unshinja. Oya mbaza neza, mbaza ngo ariko bavuze yuko bayikwatse ku ngufu, nibyo mbajije neza. Okay, sawa, sorry. Yego, bavuze ko ntabwo ino modoka nitanze ku ngufu, kuko njye ubwanjye nateguraga kuyitanga. Ariko bitewe nuko bimwe mu bintu bishobora gutuma nakwitwa umunyabyaha, kandi nirindaga kuba nakwitwa murimo kunyita uyu munsi, niyo mpamvu nafashe imodoka njye ntegura kuyitanga. Ahubwo kubera ko bimwe mu biranga ibivugwa ko arwaye, kuko njye ntabwo naje kuvuga ko arwaye, nta nubwo naje kuvuga ko atarwaye. Ibyo ngibyo nzabisobanura aho nzabibazwa, kuko bifite n'ibimenyetso. Cyangwa nzatunga agatoki aho babona ukuri kuzuye. Cyo koza kugira ngo abantu bumva ko ari njye ngo washajije umuntu, nabo bave mu gihirahiro. Ni ukuri kw'Imana, kurwara k'umuntu byemezwa na muganga. Yego. Nanjye kurwara kwe nabyemejwe na muganga. Abazakenera abandi kumenya ko ari umurwayi nabo bazabyemezwa nande? Na muganga. Ntago ari timamu byemeza. Siko kuri se? Yego, niko kuri. Hanyuma twakomeje, nakari kanyuzemo, kandi k'ingenzi ntacyo ni keza, kuko abantu benshi baravugaga ngo yaramusajije ku kibuga, ni nawe wabyivugiye. Ariko hari ibintu bidasubizwa, nongere mbivuge. Ni ukuri kw'Imana, hari ibintu murimo gusubiza bidasubizwa. Ibintu hari ibibazo haba ari gusubiza abantu bidasubizwa, bitewe n'uwabivuze. Ndakagarukamo ndakomeza nkatsindagira. Yego. Joel rero tukiri aho ngaho, uwo mujuru ugira impuhwe akohererezwa amafaranga atari inguzanyo, sibyo? Ayo mafaranga uhawe akaba nta masezerano agaragaza ko yahawe mu buryo ubu ngubu ubwo aribwo bwose, nkaba natumitse. Ubwo ni mbere y'uko uyu muntu tubana. Ubwo nabo mujura, nabo mwesikoro gute? Nibiza kunkundira muri kino kiganiro, ningira umugisha bikankunda nkabona no masezerano, turaza kuyerekana hano. Kuko murumva ndi mu Rwanda, ntago ndi Kampala, niho ari. Ariko wenda muri draft za telefone nubwo ntayigendanye, dushaguza gusanga birimo. Yego. Tukabyereka abantu. Ariko niyo ntabyereka abantu. Uko niko kuri, sindi umujura, sindi umwesikoro, kandi platform yangira henze. Nta kiguzi wabona uyigura. Yego. Urakoze cyane. Ngira ngo bantu mukurikiye Iyobokamana TV ndetse na Igihozo TV, murimo mugenda musobanukirwa cyangwa mwumva uruhande rwa Timamu Jean Baptiste icyo avuga kuri bimwe mu bimuvugwaho. Yego. Twakomeje ikindi kibazo mbaza cya kane. Yego. Ni ikijyanye nyine n'ubundi, reka tubivireho rimwe by'amafaranga n'ibiki, ni imari n'amafaranga byibazwaho uko byagenze.
gisa na kiriya twari tuvuyeho kirasa ariko hari icyo yego. Icya mbere iyo umuntu ni nazo komenti nyinshi zihari, iyo umuntu avuze ngo subiza ngo ibyo wahawe, uri siri yuko ibyo bintu nabihawe? Ese wabuze uburyo ibyo nahawemo byagenzemo? Erega umucuruzi urumva n'umuranguzi, iyo nza guhabwa aya mafaranga singiye mu Bushinwa, najya mu Bushinwa ikibazo cyabayeho ntikibeho ntaza kuvuga ariya miliyoni 70 miliyoni nk'iki nizo zivugwa ahubwo ari naho nabonye handitse 100 basi nyine oya warukomoje iyo mpabwa ari amafaranga nanjye mpita mbwani nyine ayo mafaranga ndi gushinja miliyoni 70 iyo nza kuba nyahawe yego nicyo ndi kuvuga. Iyo nza guhabwa no mafaranga muri kuvuga ntabanyafite ntabanyicaranye ye baba we nari kuba nishimye. Joze ikintu kibabaje ni umuntu ukwita umujura w'amafaranga kandi yose amafaranga makeya, nta mafaranga ufite, yamba nari nyafite. Wahise uyamara? Ese buka ko ndi umwana wireze? Ndabizi. Hanyuma sorona nafata ngo niba ari kibatera ibuye, urabona ndi umwana wakwereka umutsima nka babigita gute sinzi kunozwa mu Kinyarwanda. Ubwo se no urabona ndi umwana baha umutsima nka buta hasi. Oje. Deri yonza kuba nyafite. Sibyo? Kuko nubwo nabana yonza kuba mbega narayahawe, kuko ni kuba nyahawe mu buryo mbyemererwa nk'umuntu w'umugabo w'umugore. Singuzanya. Urabyumva neza? Nari kuba nishimye cyane, ariko ayo mamiri ahubwo ako mwaretse kumbeshyira koko. None uzi ikibazo mfite gikomeye. Hari n'abantu batangiye kunyandikira ngo bumva yuko ngo ndi umukire, ngo nabonye amafaranga ngo menshi. Ntaba kwaka imiti? Ibyo nabyo turabigeraho. Ntabwo kwaka imiti y'igikundiro. Nyine duhaye kuwatubanyura kugaho k'inkende, ya maraso y'urushishi wadusukiyeho dukeya. Ibyo nta byo wahura nabyo. Mu magambo make kuko turibuze kugenda dusesengura akantu kandi muri kino gihaganiro, kuko abantu baba bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko noneho nyir'ubwite iyo umubonye nk'uko ugerageza kububaza cyangwa ukabariza ba bantu bibaza, kuko hari ikibazo abantu bagira cyangwa natwe tugira, dore ko natwe turi abantu. Ukabona ibintu biri kuvuga kuri social media, ukabona titre, ukabona umubare runaka, umuntu agahita confirm ati runaka yavuze miliyoni 100, undi yavuze 70, undi yavuze kujya kurangura i Dubai, undi avuga mu Bushinwa, undi avuga ibi n'ibi. Umuntu wenyine uba ugomba gushyiraho umucyo, ariko nabwo akavuga ibyo ashaka, kuko ntabwo bari mu bugenzacyaha bari kwisobanura. Nuwari we nyirabyo niwe uza nyira akabishyiraho umucyo nk'uko urimo ugenda ubivuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu makimbirane, mu bihe nk'ibi ngibi abantu bagiranye amakimbirane, hari ibyo batumvikanyeho, bamwe bavuga ibintu byinshi bitandukanye, bavuga bati Timamu Jean Baptiste yabonye umugore agize ikibazo cya depression, kuko niko we yabivuze, noneho afata umwanzuro wo kumuta. Ariko abantu bakavuga ahangana hateguye iyi ngingo nyigiri ya 5 ivuga ngo nuruhe ruhare rw'umuryango mu gukumira amakimbirane nk'aya ngaya. Umuryango wagombye kubigiramo uruhe ruhare? Nubwo mbajije uciye kurereka ngo usubize, kandi wenda umuntu wese agira uko abaza ibibazo. Icya mbere, umuryango iyo uza ko ni naho tugiye gutangira isomo rikomeye kuri kino kibazo cya 5. Mbere yuko mvuga umuryango icyo akaba yarakoze, reka mvuga icyo umuryango rusange ukwiye gukora ku bantu bagiye gukundana no kubana. Iyo umuntu ajyanye uwo bakundana cyangwa bafitanye projet yo kubana mu muryango we, abantu barashyashyana bakakira, hari igihe ugenda bakagukunda cyangwa bakakwanga, hari abagushima hari n'abatagushima, bakareba indeshyo, bakareba imiterere, hari n'abagerageza gucenshura, bakareba
n'ibitekerezo byawe. Yego. Ariko umuryango muri rusange ababyeyi bakora amakosa asa nayo nakorewe. By'umwihariko ku bantu bafite inenge runaka, kuko bibaho mu buzima. Yego. Inenge cyangwa ikibazo runaka nyine gishobora kuba kiri chronique gihoraho, uburwayi budasanzwe n'ibindi, sibyo? Umuryango wakabanje kumekinga sure niba umuntu bagiye gushyingira azi icyo kintu, kuko abahungu n'abakobwa batinya kubwizanya ukuri, cyane cyane iyo umuntu yagukunze ukuri kuzuye. Yego. Iyo umuhungu afite ikintu cyatuma umukobwa amwanga, aragihisha. Niyo umukobwa afite ikintu cyatuma umuhungu amwanga, umukobwa nawe aragihisha. Cyakagombye guhishurwa n'umuryango. Aho niho uvuga rero ko umuryango ari wo wagombye guhishura. Yego. Bene ibyo batiye kubwira. Byari kuza kuba ari ikosa cyane iyo tuza kubana ntarabanje kugera mu muryango. Ariko kuki nageze mu muryango ntimwumbwire ikibazo muzi kiri gutera ibibazo byose. Iri ni ikosa umuryango wakoze. Kandi ntabwo umwana arakwiye gukosa ngo n'umuryango ukose. Iyo nza kuba ntarahuye nabo ngo twicare dusabane tuganire mbereke ko narabakunze banyereke ko bankunze, nari kuba nicuza nkanishyiraho ibindi byaha. Uvuga uti nari kukura kuri mu muryango nawihisha. Yego. cyangwa sinabiha agaciro. Nukuri ko Imana nawugejejwemo. Icyo umuryango rero wakagombye gukora muri rusange, wari ukwiriye gushyira umucyo ku muntu bakeneye gushyingira, kuko naho ubaye umwana mu muryango. Icyo ni kimwe. Ikosa umuryango wankoreye rero nuko wampisha ukuri na nyir'ubwitera kumpisha. Ikindi cyari gushoboka ko gikorwa n'umuryango nuko umuryango nyuma y'ibyabaye amakosa yamaze kubaho, nyuma y'uko umenya ukuri. Yego. Wowe nyuma y'uko mbonye ukuri nkumenyeye aho ntakwiriye no kukumenyera, nkuboneye aho ntakwiye no kukubonera. Erega birababaje kugira ngo umuntu aguhishe ukuri, umuryango nayo ntukukubwire, ukubwirwe na muganga. Urumva bigeze kuri ahantu hatari ngombwa mu by'ukuri. Ariko nabwo nubwo byari bigezaho, nukuri mwari mukwiye kumpamagara. Ubwo uravuga nyuma yo kumenya ukuri, nyuma y'uko ayo makosa n'ibikosorwa bitakosorwa n'ibitegurwa ngo bitegurwe, bari kumpamagara. Nahoraga niteguye kwakira telefone yayo. Nibuze mukananyicaza mukambwira ngo Paul, ntabwo twabimenye yuko utazi ibi bintu, ariko ntabyo bakoze. Nta numwe abikubwiye? Jowe nkurikira. Yego. Ndavuga mu muryango nta numwe ntabwo turi kubura wa hafi na oya, ntabwo ari buraga nuko ndikuba umuntu wagerageje kubimbwira nabwo akabimbwira nyuma y'igihe. Yego, nyine ibyo mbaza. Ntabwo ari uwa hafi wari ubikwiye. Kuko tante w'umuntu nubwo nawe aba afite agaciro mu muryango, ariko ababyeyi baramurenze. Yego, birumvikana. Kandi nta biganiro bidasanzwe we twagiranye mbere. Ariko nawe nyuma nibuze yarambwiye ati mbabarira. Ntabwo nigeze menya ko batabikubwiye. Kandi ni umupasitori nakoreye amavuna. Ni nabanje kubibaza ndanamubwira wayi, kuko niba ndabizi neza ko hari igihe yabimenyeyemo cyari gukemura ikibazo kitarinze kigera hano kigeze. Ariko we yarambwiye ati mbabarira, no kuri sinabimenye ko batabikubwiye. Ariko ni wamurenganya. Nawe ntabwo ibyo ngibyo nabishyiraga akitso neza, kuko niba mu mihango isanzwe ikorwa yarazi icyo kibazo. Ariko shangaza umuntu yakagombye kuba yarampamagaye. Reka nyine nkubwire Jowe, yakagombye kuba yarampamagaye akambaza ati mama, yari yasanzwe nzi ni inshuti yanjye, nubwo atari inshuti zihorana, ariko ni umuntu ufite contact yanjye, ni umuntu uzi amateka yanjye. Urumva umupasiteri n'umuhanzi dufite aho twahuriraga. Birumvikana. Rero akibimenya mu itangiriro yakagombye ko yarambwiye, ariko kuko yambwiye ati mbabarira sinabimenye, imbabazi narazimye, sinamenye ko batabikubwiye banyirubwite. Ariko birumvikana. Rero aho narindi naho ngaho. Uyu wagerageje nibuze kumvugisha
niyo batinya kungeraho ako kanya bari kumunyuraho kuko bari bafite amakuru yuko dufite uko tuziranye. Ubwo bishatse kuvuga ko umuntu uri kumva icyo kiganiro nk'uko nanjye ndi kubyumva, bishatse kuvuga yuko ibyo uriya yavuze, ndavuga kuri social media, yego, umuryango wowe uhamanya n'umutima wawe ko umuryango we uzi ukuri. Ntabwo mpamanya n'umutima. Nyine nibyo, reka nyine nsubize neza, wowe kujya kure. Jya umbaza ureke ngusubize. Ntabwo mpamanya n'umutima. Mbizi neza 500%. Rero wivuga guhamanya n'umutima hazamo gukeka. Niba uri umubyeyi ukabifuza ko umwana wawe yaba umukobwa cyangwa umuhungu azagira urugo rwiza, ntahore n'ibibazo nk'ibyo twahuye nabyo, hari uruhare ukwiye kugira mu kurutegura. Yego. Nubwo erega ikinyoma kimaze gutera imbere, uko imyaka igenda yigira inyuma, tekinoloji zibaho n'ibindi ni nako n'ikinyoma kimaze kugenda gitera imbere. Abantu benshi barabeshyanya mu by'ukuri, kandi mpora mbisobanura ku Gihozo TV. Hari igihe umuntu nawe akubeshya atari uko akwanze, ahubwo hari igihe umuntu agukunda bikamwemerera kukubeshya. Sinzi niba icyo kintu cyumva. Ndabyo ndi kubyumva cyane. Rero ababyeyi, niba utifuza ko umwana yazahura n'ibibazo nk'ibyo twahuye nabyo, ukwiriye kugira uruhare mu kuvugisha ukuri kugira ngo wubake uno muryango. Yego, ni ubutumwa bukomeye cyane ku babyeyi. Aha, ngira ngo murabyumva cyane, kandi birimo amasomo menshi akomeye cyane. Ariko umuntu uri kureba iki kiganiro hari ikindi kibazo ashobora kwibaza. Ni ingingo ya 7. Kuki aba bagore bombi, nyine aba bagore bombi baziye rimwe, baziye mu gihe kimwe, bavuga ibintu nyine biremereye gutyo, nuko byabaye bikurikiranye. Bibaze neza kuki aba bagore bombi baziye mu gihe kimwe kandi bakuvuga ibibi. Aho ngaho nahita nsubiza ngo nuko wenda ubwo nuko byabaye. Oya, ndaza kukwereka iri sano ry'aba bantu bombi gutyo. Yego. Bano bantu bombi bahuriye ku rukundo bankunze ntirukunde. Kandi niba hari igikomere gikomeye, cyangwa niba hari ikibazo kiriho gikomeye, nuko umugore yagukunda ukamwanga, cyangwa ibyo agushakamo ntabikubonemo. Buriya ntago ari nk'abagabo, nubwo hari n'abagabo babikora, twigeze kwikomozaho kare. Hari umugabo rwose ugukunda wamwanga mwahura akagusekura cyane. Hari n'ababarogesha kabati kizakwe ku gasi cyaranyanze, ariko mu by'ukuri urukundo nyarwo ntago nyuma yarwo hakwiye ko hari ubugome. Ariko se hari ikintu uvuze wenda aho ngaho nge navugaho. Buriya turavuga ngo aba bagore bombi icyita rusange bahuriyeho nuko bagukunze, urukundo ntirwakunda. Ariko buriya se umwe ntirwakunze, umwe mwarasezeranye. Umwe rwari rwakunze, ariko ntiyahirirwa mu kinyoma cy'ibyo yampishe. Bifitanye isano rero n'undi. Ubwo bavinda imwe n'umwuko indi byaramweru na Muhima. Umwe ni mweru, akabigikara undi akabinzoka. Umwe ni mweru undi ni Muhima. Ariko bose n'abana ba mweno mubyeyi umwe bakanaka. Umunyamakuru w'umunyamategeko yabaza ati mweru ninde Muhima ninde? Oya, ntago ibyo mbifite. Ntabyo bajije nanjye urumva. Yego, ariko ngo birumvikana cyane. Rero byari byoroshye ko bombi bihuza kugira ngo basekure ishyano. Kandi koko muranse kuyimwo kabyaramwe. Ariko mukunsekura kwanyu ndongera mbisubiremo. Mwitegure ko ngiye kubibyaza umusaruro, noneho muzabigenza mutese. Ubuse muzahora muhanganye nanjye. Noneho akantu kibangana agira ngo mbamenere nuko twebwe twisunza amaboko akomeye ariyo Kristo. Icya 8 nateguye kirabaza ngo mu bintu byose burya bibi byiza cyangwa ibibi, biba bifite icyo bita inconvénient na avantage. Ubwo ni ukuvuga icyiza n'ikibi umuntu ashobora gukura muri situation. Ibi bintu cyangwa icyo kibazo kiri kuguteza ibihe bibazo, ibintu uri kuvugwaho ni ese kirakungura iki? Nabyo nyine ni bya bindi wari uri gukomoza uvuga ati ngewe ati ndi kunyura mu bikomeye ngo nkomere nzaje mbona uko nkomeza abandi. Erega mbaza neza, mbaza ngo igihombo uri guterwa n'ibi bihe ni ikihe cyangwa inyungu bibonamo? Ni voilà, nubone nicyo mambajije muri terime mediatique. Hanyuma rero
igihombo cya mbere gikomeye ni umuntu uri guhomba umuntu. Yego. Igihe cyose umuntu azashaka kukwambura abantu, kukwangisha abantu, kuguteranya n'abantu, ni nabyo abantu benshi birirwamo. Nibwo bugome bwa mbere bagukoreye. Yego. Kuko amafaranga arashaka akabona, amafaranga uba yafite akagenda, ushobora kuba udafite iki uyu munsi ejo ukaba ugifite mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko ufite abantu. Yego. N'intambara bari kurwana n'inkomoko y'iki kiganiro n'aya mabuye biraturuka ku kiganiro nakoze mbereka ko nkeneye umuntu ndi ngenyine. Iyo nza kudakora kiriya kiganiro ntago amabuye ndimo guterwa yakabaye ariho, ahubwo nuko abatara guprofisemo icyo bagukeneyeho ntago babifuza kukubona bateye imbere. Yego. Bahora bumva bahora utagaragara warihishe cyangwa warabaye nabi. Uzi ukuntu abantu bishimiye iyo bahuye nawe warabaye nabi, batarakubonyemo icyo bagushakagamo, bishimira kukubona umeze nabi. Ariko ubu kubonye muri ku Gihozo TV uri muri vibe wivugira, aravuga ati cya gihamba kirongeye kirazutse. Inkomoko y'ano mabuye yose ni muri icyo kiganiro nakoze, naranabivuze. Ndavanga ikiganiro nkoze kigiye gukorwa n'amacana arenga 5 cyangwa 6. Narabivuze mbere yuko ibi byose biba. Warabikeka? Ntabwo nabiketse, narabivuze. Faruzi ko bigomba kuba ni hame n'itegeko, narabivuze. Ni ukuri kw'Imana narabivuze mbere yuko bivugwa. Okay. Ndavanga amacano menshi agiye kuvuga kuri kino kintu ngiye kuvuga. Kuko nari mbizi ko ntunguranye, ariko nanone urwobo mwari mwarantayemo, nta mpamvu yo kugira ngo ndugumemo. Ntago uzaza ngo umpemukire nurangiza ushake ko no kugenda ngo utsimbe mere mu gikari. Ntago byakwemera. Yego. Naba mpumbye kenshi. Ngwino uve ugenda urananiye nishakira undi. Niyo mpamvu ro ku Gihozo TV nta muntu uzaba uriyo ngo acika intege. Yego. Kubera yuko umujyanama wabo cyangwa content twitaho niyo gukomeza badakomeye. Yes. Niyo gushyira vitesse aho moteri zapfuye. Okay. Hari cyacenda nari nateguye, ariko numvishe wagiye ugisubiza kubyo umuntu wakuri. Oya, ariko kuko nagiteguye. Yego, kibaze tukinonosore dushyiki. Nari nabajije ngo uyu mugore mwasezeranye mu murenge, mugasezerana imbere y'Imana, mugatandukana mu mezi hashize amezi 3 cyangwa 2, ni urugero, cyangwa mukamarana igihe gito. Joe, wambajije ngo mwamaranye iminsi ingana. Yego, ukuri kwibanga ry'icyabatandukanije ni iki? Ukuri kwibanga ndabisubiramo kandi bwa nyuma, kuko nta umuntu utumvisha kino kiganiro ntago afite amahirwe yo kuzongera kumva ukuri kwanjye. Nubwo nta wivuga amaba meza ahari, ariko hari ikintu ushaka gusobanura. Agahe gato twamaranye ntago kanyemereye cyangwa ngo kamwemerere kumbonaho ibindi bibi. Yego, sinzi niba ucyumvishije. Iyo abantu bamaranye imyaka, amezi runaka, hari ingeso waramaze kumenya z'umuntu, hari imico myiza cyangwa mibi, ntago iyo kazi yabonetse. Nabyo ni byiza. Ndakukomeza mu buzima busanzwe iyo haza kutaho hino defe y'icyo kibazo nahishwe, ari nacyo gitumye ibi byose bibaho. Ntago najya hanze ngo mvuge ngo uyu yarafite n'amakosa, kandi nta gihe nigeze mbona cyo kuyabona no kuyahabwa cyangwa no kuyerekwa. Iyo umuntu asezerana imbere y'Imana, buretse gato Joel, mbanze nsubize icyo wambaje ko sinasoza. Yego. Wese urumva nashoje? Naho ya nurasoza nuko hari ibyo waruvuze bisa n'iki nako nangiye gucomeka, ariko reka mbanze nsoze. Yego. Mu by'ukuri gukunda bikwiye guturuka ku kwikunda. Nta muntu n'umwe ukwiriye gukunda atikunda, kubera yuko gukunda ni ibisaguka ku rukundo wikunda. Iyo ufite urukundo wikunda rugasaguka ukumva wakunda, kubera yuko gukunda ni inyungu yawe gukundwa, icyo gihe urukundo ruzagenda neza. Ariko ugireka kurangara Joel. Hanyuma rero Joel, umuntu yakunze atabanje kwikunda nabyo bitera ingaruka. Sinzi niba uri kunyumva neza. Ndi kuko kandi ari wowe ndi kureba, sinzi nawe n'uburangazo uri kunshinja aho bubonye. Abantu baraza kutubwira muri comment. Ndakureba pe.
iyo undeba niyo utandeba mba mbibona naho uri kureba ndi kuhareba oya ntaho hanyuma rero iyo ubanje kwikunda mbere najyaga nkora amakosa yo gukunda ariko sinikunda ukiyaguka none iyo nza kuba ndi timamu wa kera hari n'igihe nari kuba ntiri gukunda ntitaye no kwikunda ugasanga ni no kwikorera urusyo ese uri kubyumva 100%. uyu mwanya turimo tuganira kwiyobokamana TV n'Igihozo TV hari abantu benshi batuye muri ubu buzima buterwa nuko batikunda niyo mpamvu bagerageza n'ibidashoboka bikanga umwaka ugashira 3 ariko uri gutakaza igihe uko umara igihe utakaza igihe kuri uno muntu bidashoboka n'ubundi bizarangira bidakunze usange wataye n'igihe sinzi niba uri kubyumva neza mu gihe ubona ko ibintu bidashoboka rero yego wari ukwiye gukora iki ihanganira amabuye waterwa upfa kuba ntawe warenganije cyangwa wahohoteye ariko by'igihe gito guta umwanya urata urukundo upfa umutima wangiza igihe mu gihe ni wabonekera n'andi mahirwe iyo wangije igihe wangije n'andi mahirwe yawe ariko ubu ngiye mfite amahirwe kuko sinigeze mfata umwanya wo kwangiza igihe cyanjye nkikibona ko ibintu nabishoboye nabivuyemo nuko nyine mbishoboye kandi nanone si erega si ikibazo hari igihe ibyo ntashoboye kwihanganira wundeba waba ubishoboye nese nta bantu bakunda abantu basunika mu tugare akaba ari umukobwa mwiza niba bakunda kubikora buri igitsina gore n'abana beza ariko iyo akubere nabo none mubi arakwemeza yego buriya abagabo tworoshya ibintu ni mpamvu ubona nyine hari igihe ujya mu kabari ugasanga abagabo benshi nibo bari mu kabari sibyo kubera ko bemeye kurenza arabati ntacyo nzajya mpereza mu kabari ntahe yasinziriye urumva ubwo ejo njye ku kazi urumva yamaze gutegura plan y'ubuzima bundi azabamo ariko abane n'ikibazo ubu ni uko ari uko abishoboye ariko se niba ntabishoboye ndakora iki ndashaka undi ntago ndi buheranwe n'amateka ngo mperanwe n'ikibazo wice plan y'umushinga wanjye proje Imana yanteguyeho nanjye ntegura yicwe n'ikinyoma nintangiza ngende nature mu buzima bw'ikinyoma niho twari turi nkubwira ngo inkomoko y'ayo mabuye yose ni ikiganiro nagaragaje yuko ni njyenyine umuntu wenda hari ikibazo nangiye kubaza nangiye kuvuga ati iyo umuntu asezerana imbere y'Imana umugore n'umugabo harimo indahiro bakora bavuga bati mu byiza n'ibibi tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo Yesu agarutse urwaye cyangwa utarwaye mu byiza no mu bibi tubyaye tutabyaye tuzabana akaramata yego kubw'iyo ndahiro ese guhita unanirwa so gutatira iyo ndahiro warahiye reka nyisobanure neza yes ino ni indahiro ifitanye isano n'ubuzima buzaza muzacamo mumaze kubana ntago ari indahiro ireba ibyahise utamenye ngo iki ako kantu gasubire iyi ni indahiro ifitanye isano inarebana n'ibizabaho mu bana guhera umwanya musezeranye ntago ari indahiro ifitanye isano n'ibyahise wahishwe ngo ryasezerano rivuga ko tubyaye tutabyaye arwaye cyangwa arwaye mu bibi no mu byiza tuzabana timama ati muba murahiriye iby'urugendo mutangiye ariko mu gihe washakana n'umuntu wenda ugasanga hari ibintu by'akahise yaguhisha atakubwijeho kuri kandi bikomeye bishobora gutuma ufata izindi ngamba cyangwa ikindi cyerekezo ntabwo bivuze ko utatiye iyo ndahiro nicyo navugaga mu byo murahiriye yego ntabwo bifitanye isano n'iyo ndahiro okay ni nayo mpamvu ari byiza kubwizanya ukuri mbere yuko murahira banyumvisha yego none se Joe ubu ushobora kuba wenda warakundanye unanutse mwese umuntu azakwangira ko wabyibushye kuko byaje turi kumwe ntabwo yanyanga turi mu murongo w'isezerano yego biba binateguwe rega abantu barabyara bagapfusha habaho ibibazo byinshi abantu hari igihe usanga adashobora gusama washakaga umwana ese ko hariho n'abagabo basigaye bashaka badashaka kubyarana n'abo bashatse ni impamvu z'inkomoko
n'abagore ahubwo babaho nabo barahari nyine. Iyo ni inkomoko n'isano n'itandukaniro ry'imibare n'urukundo. Hari abantu bakora imibare bagashaka ariko nta rukundo, kuko urukundo rwiza rurabyara rukabyara umuryango. Joel, ndi kukumva. urukundo rwiza rugira gute? Rurabyara rukabyara umuryango. Ntago twatera umuntu amabuye utarabyara cyangwa utabyara, kuko muri byo mu byo mwasezeranye tubyaye tutabyaye. Ariko nanone hari ababikwepa kubera impamvu z'uko batigeze bakunda. Yego, yakoze imibare abona muri Joel yaba umugore yaba abonye umugabo mwiza. Yakoze imibare abona yaba abonye umugore mwiza. Abenshi ni n'ababa bashaka kwigira muri diaspora, urabyumva neza. Avuga ati uyu mugore azanjyana, ariko kubera ko nta rukundo ntago ashaka kumubyaramo, kubera ko inkomoko y'urukundo rwiza ikomoka ku rukundo wakunze uwabyaye. Yego, iyo utakunze uwabyaye biragoranye ko uzakunda umwana wamubyayemo. Okay. Ni nayo mpamvu urukundo kwe ko ari ikintu kigari kitihishanya kitabeshya. Uri kubyumva Joel? Yego. So rero wenda turimo tugana no ku musozo w'iki kiganiro. Yasigaye ikibazo kimwe gusa. Turajyana ngo twibutse abantu yuko ntabwo ikibazo cyabayeho ari uko umuntu yacitse urutoki, ngo muzize ko yacitse urutoki kandi mwarabanye afite intoki 5. Ntabwo ari uko umuntu yacitse ukuboko, kuko uyu munsi ntabwo wacika ukuboko ngo nkujugunye wacitse ukuboko tubana. Ibyo bintu kubahiriza rya sezerano, ariko kandi ntabwo isezerano ry'indahira ryo rifite agaciro. Isezerano rikomeye n'iryo ugirana na mugenzi wawe. Wenda nunganiye icyo uvuga, ushobora gushakana n'umuntu muri fiançaye buri munsi yarahoraga yambaye umupira w'imbeho cyangwa ibintu birebire. Urakoze cyane. Ku kuboko kwe akaba hariho tije nyine nta kuboko afite. Yego, akabiguhisha. Ntakubwira ati nta kuboko ngira, burya nta kuboko ngira. Mwamara gushakana kuko yambaye ubusa ukajya wabona ko burya nta kuboko agira, murajya kuryama gifungureho ahita akarambika hariya. Uvuga ati kuki wamishe ko nta kuboko kugira? Wenda n'urugero ko mpamvu zawe ubone ko n'urugero nyine udashobora kubana n'umuntu afite ukuboko kandi wari ukeneye ujya kandi wabiguhisha. Yego, abantu babyo nyine. Kandi Jowe, ndi kukumva pe, uzi ikibazo kiriho abantu bafite ni ukuri kw'Imana. Abantu baramutse bihannye kubeshya, biroroshye ko umuntu yagukunda nta kuboko kugira. Biroroshye ko umuntu agukunda urapfuye ijisho cyane, ariko hari umuntu ufite ijisho ritabona irindi rireba, ntazakubwira atari ko iri jisho ryarapfuye. Burya nubwo ubona njye ndeba mpengereza gutya nuko nino ritareba, nyamara yagukunze ntago yabikwangira. wabimubwiye niyo yabikwangira ntibyabyara izindi ngaruka. N'izi ngaruka zose ziriho rero. Mw'abantu mwe nubwo muntera amabuye, uramutse umenya ukuri ahubwo wangirira impuhwe. Okay. Yego. Ikibazo cya nyuma mu bibazo nateguye ni icya 10, na amasomo bumva ibivuga bakwiye gukora mu bivugwa rusange kuri timamu cyangwa muri iyi situation urimo. Wenda tugana ku musozo nge singaruka. Ndagushimira cyane kuba wampaye uyu mwanya tukaganira, ugashyira ukuri ku bivugwa, kandi ushaka contact za Timamu Jean Baptiste ngizo zanditse ku iki kiganiro, ziri no ku Gihozo TV na ku zindi platform social media. Instagram yitwa Instagram ni Timamu Jean Baptiste, n'ahandi hose aho utabona Timamu Jean Baptiste wasanga Igihozo TV. Yego. Ngira rero ngo ni ibintu byumvikana. Rero mbashimira namwe mwadukurikiye. Aratanga amasomo abantu bakwiye kubikuramo nk'umwanzuro, ubundi tugana ku musozo kiganiro. Ikiganiro cyiza cyose kigomba kuba gifite impamvu cyateguwe. Isomo rya mbere umuntu akwiye kuvana muri kino kiganiro, ndagaruka ku bantu batinya ubutabera cyangwa batinya kwitaba ubugenzacyaha, bumva ko nibitaba bahita bafunga. Twagihereyeho, ariko hari abantu baba basimbutse. Tinyuka w'ibimpunzi ngo utuntu tw'amafuti tugutera ubwoba wange n'igihugu cyawe. Ibyo arega ni nabyo bigeraho bikabyara abantu bakora imitwe irwanya igihugu. Hakazamo no kwishinga ufitanye ikibazo n'igihugu
ukamwiyomekaho nyamara we nta kibazo ufitanye n'igihugu kuko araza gufata imyumvire iguteremo akwangisha u Rwanda. Ni ikibazo ariko kinakomeye pe. Umuntu urimo kundeba uri hakurya y'iki gihugu cyacu, nta muntu wakagombye kuba afite ubwoba kundusha, ariko kubera urukundo nkunda u Rwanda n'igihugu cyanjye niyo mpamvu nambutse ndazi. Ubu rwose ndi fieri yabyo. Yego. Kandi impamvu yindi shingiro nuko nzi neza yuko nta mpamvu yabaho yatuma mfungwa ndengana. Ntago abantu twese ntago erega ntibakumve ko hari abantu byagiyemo Jowe. Ubimfashemo turi gusoza kino kiganiro abantu babyumve. Hari abantu babyagiyemo batanafitanye ikibazo n'igihugu, badafite n'inyoni barega. Ariko batewe ubwoba ngo u Rwanda ni rubi, u Rwanda nta mahoro, u Rwanda rwabaye u Rwanda. Ribu none iri hano ntago yize ukuntu imeze n'ivugwa cyane. Nyamara Ribu ntabwo irenganya abantu. Gatoya byo ntago bindeba twanabivuze. Yego. Ariko higira umuntu gutinyisha u Rwanda ngakwangisha u Rwanda bigendeye ku mpamvu iyo ariyo yose. Abafitanye ibibazo n'igihugu cyana politike y'igihugu nibigumanira ibyabo. Nunabashyigikira mu bushake bwawe ntuzitwaze kwerekana ko u Rwanda ruri rwo rurenganya abanyarwanda. Yego. Iyo ni message imwe. Message ya kabiri nayitanze hagati mu kiganiro. Imiryango ni mukanure mucana amaso. Niba wikunda ukabunejejwe nuko wabyaye, ukabifuza ko umuryango wawe waguka ukagira abuzukuru, kandi ukajya ujya mu rugo rw'abana bawe, hari umusaza wambwiye ngo urugo rw'abana ngo urugo rw'umwana rugususurutsa utarurayemo. Urumva uwo mugani ukuntu uryoshye? Yego. Niba ushaka ko urugo rw'umwana wawe ruzagususurutsa utarurayemo, ukwiriye kugira uruhare mu kugaragaza cyane cyane ibyatuma bubaka ntibarambane. Yego. Kuko niba udakunze aba bana bagiye kubana ngo ugire uruhare mu kububaka, uzaba wisenye nabo basenye, usenye n'ababakomokaho. Abuzukuru n'abuzukuruza. Yego. Tugana ku musozo rero kandi tunashimira ababanye natwe ku Gihozo TV ndetse no Kuyobokamana TV. Nukuri niba wari watwawe n'iki kinyoma cyangwa niba uri mu buzima uhanganye n'ibinyoma n'ibindi bicanege rusange, ndeba ukomere uvuga uti timamu ko akomeye muri ibi. Kuki atanamutse? Yes. Kuki atihebye ngo abaryamye mu buriri? Kubera iki yateye intambwe ikomeye kugira ngo agaragaze ukukuri? Ese kubera iki atagiye mu biyobyabwenge? Abana benshi bajya mu biyobyabwenge kubera ibikomere bahura nabyo bisa n'ibindi kunyuramo. Ubundi nakagombye kuba ndi kunywa urumogi. Urabyumva? Nywa ganja gani ganja amaganja. Ndashimira Imana rero ko twisunze amaboko akomeye, kandi ndashimira Imana idukomeza. By'umwihariko ntarasoza kantu kanyuma nari nibagiwe. Kavuge. Umuntu urimo kureba kino kiganiro ukwiye kugira inshuti z'ubwoko butatu. Inshuti ya mbere ukwiye kureba niba ufite utaba uyifite ukirukankira kuyishaka, kuko niyo inkomeje. Ni inshuti yitwa imizi. Imizi y'inshuti. Igiti kigira imizi, niyo mpamvu gitema kikongera kigashibuka. Yes. Kandi nayo utarambereye imizi wari ukwiye kumbera imizi. Wambabariye ukabyara ukambera imizi koko. Kuko ariko n'ubundi imizi urabizi y'ibiti ntago ireshya. Habamo akazi gatoya, umuzi muremure, hanigi iyo mizi mito bayiciye. Ibundi imizi yanjye yose barimo barayica. Ariko hari umuzi washinze mu butaka. Ushaka kumbaza ngo ninde? Nago ndi bubisubiza. Hanyuma rero nkuko igiti kigira imizi kikagira n'amashami. Yo hari n'igihe uca ku giti bagikokoye ukabona nibwo gisa neza kidafite amashami. Izo nizo za nshuti. Hari inshuti z'amashami, hari inshuti z'imizi, hari n'inshuti z'igiti. Rero gerageza kugira inshuti z'ubwoko butatu nkubwiye. Use kureba ahantu hari igiti kiguha isomo. Nugira amahirwe ukabona inshuti y'imizi, uyigumane uyikomeze.
kandi ujye uyirinda nk'urinda imizi. Buriya igiti iyo bagitemye kandi bakagitema batabishaka bagerageza kuhirira, urumva, kwita ku mizi ngo gishibuke, kugira ngo gishibuke. Nibyo inshuti z'amashami zo z'amashami nizo za zindi ziri gukora comment. Ubu hari yabaye ishami ryahari ikora comment mbi, araje ahita avuga ati yo ati bari bakurenganije we, ariko nta ruhare na rumwe yagira mu kugira ngo ukomere uhagarare. Abo nibo bamanyamashami. Ariko kandi namwe mwamizi mwe mwiyimuye mwaramizi mukajya kuba amashami, shani mugaruke mwongere mu bimizi. Niba ari ikintu kiryoshye ni ukuba umuzi w'inshuti. Yego, urakoze cyane. Yego, ngira ngo birumvikana cyane kandi mwakoze cyane kudukurikira. Ibiganiro nk'ibi akagaruka kuyobokamana TV ndetse no ku Gihozo TV. Imana ikomeze ibashyigikire kandi Imana ikomeze inyuze kugira neza mu maso yanyu. Ciao.